Yes, reka twongere kubaha ikaze kandi twifurize kugubwa neza. Amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe. Mwese mwahisemo kuzajya mwibanira natwe mu makuru y'imikino abagezweho hano mu Rwanda. Nta mwanya dufite wo gutinda, tugiye guhera amakuru yacu y'imikino muri ekipe ya Rayon Sport, muri ekipe yambara ubururu n'umweru ikunzwe n'abatari bake hano mu gihugu cy'u Rwanda. Rero kuri uyu wa gatandatu ari ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa munane ku isaha isakina nibwo ekipe ya Rayon Sport yari ifite umukino cyangwa se yakinye umukino na Adax cyangwa se Imena. Ni umukino wa gishuti wagaragayemo ibitego byinshi, ibitego bitari bike muri shampiyona y'amaguru mu Rwanda ntabwo bijya biboneka, ariko nanone no mu mupira w'amaguru muri rusange uw'abagabo ntabwo byajyaga biboneka, byari bikiri mu ma ekipe y'abari n'abategarugori. Ariko Rayon Sport yabikoreye ku Mena itsinda w'ibitego. Umukinyi Adama Bagayogo ashimangira ko ari umwe mu bakinyi beza bashobora kuzaba mu bakinyi beza ba shampiyona y'amaguru hano mu Rwanda, ubwo azabagiriwe icyizere cyo gukina cyangwa se cyo kuba yabanza mu kibuga, kuko muri uyu mukino yaciye impaka aza gutsinda hat-trick. Charles Barre yabonye abo yigirizaho nkana, ndetse n'abandi bakinyi babiri batoya bazamuwe bo muri ekipe y'abato ya Rayon Sport nabo bakoze ikinyuranyo, bigaragaje ndetse barakomvenka cyane. Uyu mukino rero tugiye kugaruka kuri byinshi byawuranze, ibitego 10 byose uko byinjijwe ndetse n'ababitsinze, ndetse n'ibiho birakorwa muri Rayon Sport kugira ngo iyi ekipe irusheho gukomera, ndetse n'amarira uwitwa Adama Bagayogo yarize kugira ngo agume muri Rayon Sport, anariyo ntandaro y'umusaruro umusore ari gutanga n'ishyaka ari harakoresha kugira ngo agaragaze umuhate we, kuko reka bari bifuje ko atakomeza muri Rayon Sport, ko ari umukinnyi ushoboye kandi bari bakeneye kugira ngo intsinzi ziboneke muri iyi ekipe yambara ubururu n'umweru. Ndakwibutsa gukanda subscribe kugira ngo dukomeze tubane neza cyane, ndetse niba wakunze iyi nkuru yacu ugakanda kuri buto yo like. Ariko mbere gato ko dukomeza amakuru yacu, duhamagare kuri nimero ya 079 20 70 858 cyangwa itwandikireho kuri WhatsApp. Niyo nimero muriho murabona iranyura kuri za screen zanyu. Kuri wowe ushaka kumenya imikoreshereze ya YouTube, ushaka gufungura YouTube mu gihe kingana n'ukwezi kumwe, ukaba watangiye guhembwa nayo ukwezi kumwe konyine, birashoboka cyane, cyangwa se amezi agera kuri 2, birashoboka cyane ko watangira guhembwa agatubutse n'uru rubuga rwa YouTube. Ibyo byose turabigusobanura ibigendanye n'imikorere ndetse n'imikoreshereze yarwo, turabigusobanurira. Ufite YouTube channel ariko ifite ibibazo, ufite amastrike, ufite ma copyright, tubigufasha nka copyright tuzigukura muri video zo bidasabye ko usiba video. Byose bigeneye na YouTube kabisa, turabigusobanura. Ushaka gufungura YouTube channel nshya, byose turahari, ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Wowe tuvugishe ni kuri Minervire ntoya cyane, ariko tubwira abantu ko mwajya muduhamagara mufite gahunda, atari mu buryo bwa deranger kabisa, ko tujye twakira call nyinshi ariko ugasanga ntabwo ariko ruzifite icyo zigamije. So ni gutyo bimeze. Reka twebwe twinjire mu makuru yacu ku buryo burambuye. Ni amakuru y'imikino. Ekipe Rayon Sport rero kuri uyu wa gatandatu yari ifite umukino wa gicuti na ekipe ya Adax cyangwa se Imena, ni ekipe yamvukiye Juvenal. Haje kubonekamo ibitego 10 bya ekipe Rayon Sport kuri kimwe cya Imena. Ni igitego cyangwa se ni ibitego 3 bya Adama Bagayogo wigaragaje, yaje gutsinda hat-trick kuri uyu mukino, ibitego bigera kuri 3 byose. Charles Barre muri uyu mukino yaje gutsindamo ibitego 2. Paul Jesus cyangwa se Paul Jesus niwe nawe ari mu bakinyi bazamuye muri ekipe Rayon Sport y'abakuru, aturutse muri Rayon Sport y'abato. Ni umwe muri yari mu bakinyi 40 baje muri pre-selection muri ekipe ya Rayon Sport. Witwa Justin Ikundabayo nawe n'umwana ukiri muto cyane wo muri Rayon Sport y'abato, yaje gutsinda igitego. Omar Nyinge
nawe yaje gutsinda igitego nk'umudefanseri, ndetse n'umusore witwa Fiston Ishimwe, n'umusore waje muri Rayon Sport aturutse muri AS Kigali, yageze muri AS Kigali ari ntizanyo ya APR nyuma y'uko yarasoje amasezerano ye ubwo ari ntizanyo muri ekipe ya AS Kigali, yahise aza muri ekipe ya Rayon Sport. Ni ekipe Rayon Sport yari ifite abakinnyi batandatu muri ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, ariko uwitwa Niyonzima Olivier Sefu ndetse n'umukinnyi witwa Bugingo Hakim ntabwo bakomeje. Haji Raguha ndetse na Muhire Keve, Fitina Omborenga ndetse na Serumogo Ari Omar nibo bakomeje muri ekipe y'igihugu Amavubi, babiri baza gusigara muri batandatu. Izo ni update tutagombaga kurenza ingohe kabisa. So muze tuganire kuri Gikundiro, ese murabona uyu musore Adama Bagayogo ari iki azafasha muri iyi Murera? Yatsinze ibitego bitatu kuri uyu mukino, yatsinze hat-trick. Reka mbabwire iby'uyu musore uko bimeze. Uyu musore ubwo Julien Metu wamuzanye yamaraga kugenda, yabwiwe n'ubuyobozi bwa Rayon Sport cyangwa se na bamwe mu bareyo mu barebera inyungu za Rayon Sport, baramubwira bati hambira ibikapu wigendere, ati turabona tutazagukenera. Umwana w'umunyamari w'imyaka 20 yarapfukamye aratakamba, asaba imbabazi ubuyobozi bwa Rayon Sport ko hari icyo yabukorera, babwira ati nge mumbabarire nkomeze muri iyi ekipe, niyo mutampema nge mu ayo mahirwe nzigaragaza kandi nzabakorera ibishoboka byose, nzabereka icyo nshoboye. Ntabwo byaje gutinda kuko nyuma y'icyizere yari amaze kugirirwa cyangwa se nyuma y'impuhwe yari ateye, ubuyobozi bwa Rayon Sport bukamubwira ati komeza ubuhari. Umukino wa mbere wa Gishuti Rayon Sport yakinyemo na Gorira banganya, uyu musore iminota mike yahawe yarigaragaje ndetse yigarura imitima y'abareyo, baza kumuhereza amafaranga bamugaragariza Igikundiro, kuko iyi Rayon Sport nitwa Gikundiro nyine, bamuhereza amafaranga nyine nk'ikimenyetso kigaragaza ko bamwishimiye. Kuva icyo gihe ntabwo niho yaratangira urugendo rwe rwo gukomveka. Imikino yarakomeje, imikino bacakiranyemo na Muhazi na Musanze, byose izo mikino zose uyu musore yagiye akomveka, ntabwo yigeze agira amahirwe yo kubanzamo mu bakinnyi 11, ariko yarakomvense uko yarashoboye, kabisa. Yatanze ibyo yari afite, ariko yakomeje gukomveka kuko yatsinze ibitego bitatu mu mukino wa Gishuti. Uyu musore ku bwanjye nka Verite TV ndumva yazahabwa imikino myinshi akabanza mu kibuga, kuko ugereranyije n'abakinnyi bahari urabona ko ari hejuru, byibuze we areba izamu. Mu gihe uwitwa Azizi Basane Kuranya ndetse na Junior Erenga Ikanga ndetse n'uwitwa Haruna Niyonzima ntabwo bagaragaye kuri uyu mukino kubera ibibazo bafitanye n'iyi ekipe mu bijyanye n'amafaranga batahawe ku byo bagombwa. Ntabwo rwose abo bakinnyi bigeze cyangwa se ntabwo bagaragaye muri uyu mukino. Izo mpamvu maze kugenda mbasobanurira. So ni gutyo bimeze muri Rayon Sport. Umukino nuko waje kuba urangira. Abakunzi ba Murera rero umukino ukimara kurangira batanze ibitekerezo bigiye bitandukanye, nibyo tugiye kureba hamwe 5-5. Tugiye gufata ibitekerezo nka 3 cyangwa 4. Hari wagize uti ese mu bitabara ibitego mu bikura he? Gusa nta kundi, I love you so much Rayon Sport for life. Ati nyine ati nta kundi, ati nkunda Rayon cyane mu buzima. Undi yagize ati muzajya mutubeshya muri friendly gusa. Undi yagize ati ahubwo si icyo kimwe kigiyemo gute. Undi yagize ati ariko noneho mubonye iyo mwihererana. Undi yagize ati munanirwa kubitsinda Amagaju na Marine mukabitsinda mu myitozo. Oreyo muratubabaza pe. Undi yagize ati ikibazo gikomeye cyane ni ukugira ngo iyo Adax ibone igitego kuri Rayon Sport, mukwiye gukosora abo badefanseri banyu
ndetse n'abazamu. Birababaje cyane, naho gutsinda ibitafite icyo bivuze nta kamaro. Reka dusoreze kuri ibi bitekerezo by'uwagize ati ibitabara muratsinda rwose pe. Reyo na ritayadiye mukomeze mutsinde izo, naho shampiyona Reyo na ritayadi batsindwe buri match. Amaherezo sinyazi pe. Ni ibitekerezo by'abakunzi ba Murera, ntabwo twabinyuramo tubirangize nyuma duseze aha, ariko tuzi kugaruka n'andi makuru yabuze kubagezweho twongere kubana kuri iki cyumweru. Turabashimiye cyane, mukomeze mugire ibihe byiza.